God, creator of the universe, zero mentions. Imana umuremyi w'isi, Imana nyiri ibintu byose, zero mentions. Nyine yabivuga nyine bose bagahita baseka ati yavuzwe zero, ntiyigeze igira umwanya hano mu birori byacu, abantu bose bakabiseka. Mu yandi magambo ni ukwerekana yuko Imana nta mwanya ifite. Kandi mu Bagalatiya iravuga ngo ntimuyobe kuko Imana ntinegurizwa izuru, ibyo biba nibyo uzasarura. None yagarutse yambaye ingofero ya papa, abantu barabyamagana barabati no ati warengereye aho. Biravugwa yuko uyu muriro batazi ikintu cyaba cyarawuteye. Nyuma y'amasaha 48 bagiye kubona umujyi urahiye. Mwibaza Amerika imbaraga ifite. Amerika yabuze kajugujugu zijya kuzimya umuriro. Amerika yabuze powders ziri chemical powder, zino chemical powders zijya zizimya umuriro. Amerika wakwibaza yabuze amazi ahagije. Mwibaza ngo basanze ngo n'umurongo ufite imbaraga, ngo ufite umuyaga wihutisha, ngo bataza hano uri kuva, barajya kuzimya hamwe bagasanga handi. Koko abantu bakomeje kwibaza ni igihano cy'Imana. Nyuma yari amagambo bahatinyutse kumokinga Imana, barayisebya baravuga ngo Imana ni umujyi waba utagiraga Imana. Okay, niba ari umujyi utagiraga Imana rero turebe kuki subundi bimuye Imana muri Los Angeles. Tuguhaye icyubahiro. Byaravuzwe ngo ngo nta cyubahiro wahawe, ngo nta mwanya wabonyemo, ngo wabonye zero. Uracyari uwa mbere mu buzima bwacu, twebwe abakwizera. Uracyari uwa mbere mu buzima bwacu, uracyari uwa mbere hejuru y'abakomeye, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyembaraga, uracyari uwa mbere hejuru y'ibyamamare, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyembaraga n'abakomeye n'abafite ubushobozi, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyamafaranga, uracyari uwa mbere. Nubwo abantu baterana bakaguterana bagamije kugupfobya no kugaragaza ko nta mbaraga ufite, turabihamya cyafite imbaraga. Stench of ballroom salmon. Ballroom salmon is actually the name of Stanley Tucci's new cologne, now available at Buca di Beppo. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. The room has been buzzing, and there's been a lot of talk about comebacks, right? No surprising in this godless town. Mwabyumvise, ndabasuhuje mumeze neza. Nitwa Theogene Uwiringiyimana, mbahaye ikaze kuri Agape TV. Nejejwe nuko tugiye kubana. Mwabonye ibyago byateye muri Amerika kuva mu minsi ishize muri California. Ibyamamare bitandukanye byagize ibibazo, niko nabivuga, kuko kuva mu minsi ishize hateye umuriro udasanzwe. Umuriro navuga ko bamwe bari kuwitirira bamwe bari kuvuga ngo ni igihano cy'Imana. Mu ibinyamakuru bitandukanye nka Christian Post banditse inkuru, ndetse n'ibindi binyamakuru bya gikristo byandika, CBN banditse inkuru zitandukanye bavuga ko ibiri kuba muri Amerika ni igihano cy'Imana. Byaturutse mumvise ijwi ry'umudamu dutangiranye yitwa Nikki Gracer. Nikki Gracer ni umuntu ukomeye cyane, ntumutekereze nk'umuntu usanzwe. Iyo ugiye kuri ChatGPT bakwereka Nikki Gracer, bagerageza gukora ama highlights bakakubwira ngo Nikki Gracer ni umuntu hostinga ibiro bikomeye, ariko kuri inshuro by'umwihariko ya hostinze ibirori bidasanzwe. Ni ibirori byabaye ku nshuro ya 82 ni inshuro ni edition ya 82 nk'uko yari yabivuze ubwo yatangizaga ibirori, ari naryo rya jambo twumvaga. Bari mu birori bya Golden Globe Awards. Golden Globe Awards ni ibirori byo guhemba abakinnyi ba filime batandukanye, abanyamuziki bari barimo nka Selena Gomez n'abandi batandukanye. Abantu basanzwe bazi bya showbiz cyangwa se abakurikira amakuru y'imyidagaduro bajya babibona. None muri ibi birori harimo abantu batandukanye. Iyatangira
ijambo rye rya mbere yavuze yashimiye abantu batandukanye, avuga uburyo bakomeye, avuga ati ubu ngubu rwose twagira influence no muri Amerika, ati usibye ko tutazabikora no mu matora ya Amerika twagiramo influence. Ni ibintu yivugiye uyu mugore ni umuntu udasanzwe kuko arazwi, akurikirwa n'abantu benshi cyane kuri social media ze, agira ibiganiro bitandukanye kuri za televiziyo, ni umukomedian akina comedy, abimazemo igihe kirekire. Ubundi iyo urebye kuri bio yiwe cyangwa se biography ye, baravuga ngo ni stand up comedian, actress, podcast host ndetse na television personality. Ni umugore wavutse mu 1984 nibyo azwiho. Uyu rero kubera iki ntinze muvugaho, yavuze ijambo bise rutwitsi. Ijambo yavuze bari kuvuga ko ari ryo rishobora kuba ryazanye ibyago kuri California yose, Los Angeles muyabonye hahiye, umuriro wahatwitse. Ariko ndagira ngo dusubirane inyuma gatoya. Mujya mwibaza imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ku isi, mujya mubitekereza. Ndagira dusubirane inyuma gatoya mu bitekerezo. Amerika ni igihugu gikomeye ku buryo gishobora gutabara n'ahandi bikomeye, ariko umuriro wabananiye kuzimya. By the way, ni ikibazo kimeze gute cyabaye? Wabyibaza rero. Bamwe abasenga cyangwa se n'abari inyuma y'ibi ngibi bijyanye n'amasengesho bagendera ku byo aba bantu bakora, baravuga ati igihe cyageze ngo Imana ihane Los Angeles cyangwa se California niho haba Hollywood ikora iki? Hollywood ni ikigo gikomeye cyane cyicengeza amatwara binyuze mu myidagaduro. Agenda yose isi ishaka ko yagerwaho babinyuze muri Hollywood. Ngira ngo niba utarebye filime yo muri Hollywood wumvise ibiberayo uko byagenda kose. Iyo bashaka gucengeza amatwara y'abaryamana bahuje ibitsina, muzarebe filime zisohoka muri kino gihe, hihishemo ibyo bintu cyane. Muzarebe political agenda zitandukanye bagaragaza ibihugu bimwe na bimwe uburyo biyobowe nabi, babinyuza muri Hollywood. Filime bakina muzarebe biba birimo abajya babona umwanya wo kureba filime. Ibyo rero byo nshaka gutinda. Buriya muri Hollywood hari ibintu batajya bakinisha. Umunsi umwe bigeze gukina filime, sindi buze guhita nibuka izina rya, ariko mwe mudukurikiye muze kunyibutsa cyangwa se abari kureba muze kunyibutsa. Hari umunsi bigeze gukina babulinga cyangwa se bashaka kugaragaza ko imyizerere yo muri Aziya yo hagati ifite ikibazo. Barimo bagaragaza abantu ba Buddhiste basa n'ababa mokinga cyangwa se babakwena. None icyo gihe filime iranakundwa cyane. None barangije bari abantu bo mu Burasirazuba bwo hagati barasakuza cyane, bavuga ko bavogera imyemerere yabo, biba ngombwa ko filime iza gukurwaho. Abantu mubizi ubwo murabyibutse, sibyo nshaka gutinda. Ariko kuki bigera ku Bukristo ntihagire umuntu uvuga? Nkabitekereza. So kuri inshuro ndashaka ko mvuga kuri iki kintu Nikki Grace yakoze. Nikki Grace yagiye imbere y'imbaga, abantu bose bari bateranye bari hamwe, agaragaza uburyo ngo Imana ibonye zero. Umvise rya jambo rye, bose aba bantu barasaze nibazima. Yatangiye agaragaza yuko abari babonye ibihembo yashyize abashimira, byari byabaye, arabati abantu bose bashimiwe kandi byagenze neza hano. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri mention zakozwe ku bantu bagerageje gushimirwa cyane. Abanza avugamo, reka nsubiremo gato mwumve, avugamo ibintu bitandukanye, yerekana ko muri uko gushimira avugamo abashimiwe. And this is so exciting because everywhere you look there's a fanning. Elle, Dakota, Peyton. Abona abantu batandukanye n'agavuga bashimiwe. Smell of signature fragrances and the lingering stench of ballroom sand. Avuga n'ibikorwa bitandukanye bagiye bakora. Ariko Stanley Tucci's new cologne now available at Buca di Beppo. So much has already happened in the first half and the acceptance speeches have been on fire. Who got arabata amagambo yavugiwe ahangaha kabisa, abajene bakona bavuga ngo hahiye. Yavuze ngo amagambo yavugiwe ahangaha arakaze, arashyushye, bimeze neza cyane. Yagaragaza ko ibirori byabo bishyushye bimeze neza cyane. Shout out the most? Let's look at the numbers.
ati ndagira mbereke imibare ijyanye n'amagambo yagiye agarukwaho cyangwa se abagerageje gushimirwa by'umwihariko. Right, cast and crew are leading the way with 11 men. Cast and crew ni ukuvuga cast ni bari abantu ba casting teams, ni bano bantu batoranya abazakina. Urabona iyo wanditse filime ushobora gushyiraho aba characters cyangwa se abakinnyi bazakina. None warangiza bati casting ni bano bantu batoranye, casting teams ni bano bantu batoranye nyine abakinnyi bajyanye niyo role bagiye gutanga. Abashimwe cyane muri biriya birori ni cast na crew. Crew ni ukuvuga timu yose y'abantu bakinnye, harimo aba videographers, aba editors, aba directors n'abandi batandukanye, nibyo bita crew. N'abakinnyi muri rusange bashimiwe. Ati abakinnyi bose bakinnye hano cyangwa se abahembwe hano bibutse gushimira ababatoranije, bibutse no gushimira abo bakinanye n'ababafashije kugira ngo bagere kuri ibi ngibi. Ariko wumve, moms are holding strong with 3 shout-outs. Ubwo yavuga ko abo ngabo ngo bagarutswe inshuro 11 mu bahembwe, bagerageje kubavuga inshuro 11, yavugaga nyine abari bahembwe. Yes, avuga ati abo bantu bagarutsweho inshuro 11. Noneho aravuga ati ababyeyi b'abantu, ba mama b'abantu nabo bagarutsweho inshuro 3. Kwa kuno umuntu ahembwa akaba ati ibintu ngezeho ndashimira mama wanjye, ndashimira ababyeyi banjye. Nibyo hano yavugaga. Mwumve. God, creator of the universe, 0 mention. Imana umuremyi w'isi. Imana umuremyi w'isi ya yindi muvuga. Nibyo ashaka kwerekana. Imana umuremyi w'isi ya yindi, ya mana mujya muvuga, ya yindi mukomere. Yashaka kwerekana ati ya yindi bakabiriza, ya mana bavuga yuko ikomere hejuru y'ibintu byose. Umva ijambo yavuze ngo God creator of the universe, Imana umuremyi w'isi, w'ibiriho byose, wisanzure. Uzi ngo yavuzwe kangahe? Ijambo yakoresheje niryo ryanteye ubwoba. And Mario Lopez, host of I'm so sorry. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Imana umuremyi w'isi, Imana nyiri ibintu byose, 0 mentions. Nyine yabivugaga nyine bose bagahita baseka ati yavuzwe 0, ntiyigeze igira umwanya hano mu birori byacu. Abantu bose bakabiseka. Mu yandi magambo ni ukwerekana yuko Imana nta mwanya ifite. Kandi noneho arangije ahita avuga ati kandi nta n'igitangaje, no surprise in our godless town cyangwa godless city. Ati mu mujyi wacu utagira Imana n'ubu nta kidasanzwe. Mbibutse California, by'umwihariko muri Los Angeles, niho hari icyicaro cya Hollywood, hahandi bakinira za filime zose, niho ibyamamare byinshi bituye, niho abantu bakomeye bavuga ko ari umujyi. Bamwe iyo usomye mu mateka bamwe bavuga ngo ni umujyi w'ibyamamare, niko bawita, ni umujyi w'imyidagaduro, ngo ariko ni umujyi utagira Imana. Bakwibaza icyo kintu. Iryo jambo rero ryaravuzwe muri ibyo birori byabaye mu cyumweru gishize. Byari ibirori bidasanzwe rwose, ariko rimaze kuvugwa burira buracya nta kibazo cyabaye. Habirirwa nyine inkuru zari ziriho. Nahoze ndeba kuri Good Morning America. Yes, kuri Good Morning America bafite ikiganiro bakoze bukeye bwaho ku itariki cyagiyeho ku itariki mu minsi 7 ishize. Cyari ikiganiro bari bise ngo Biggest Moments from 2025 Golden Globes. Niko icyo kiganiro bari bakise. Cyari kirimo abanyamakuru babo barimo okay, so sorry, amazina ashobora kudahita nyabona, ariko n'ubundi basanzwe bagikora. Ni ikiganiro gikomeye muri Amerika kigaruka ku bintu bidasanzwe byabaye, bashima bagaragaza uburyo byari bidasanzwe. Muri iki kiganiro bagarutse bavuga uburyo uyu mugore Nikki Grace ati yakoze ibintu bikomeye cyane, yerekanye uburyo imyidagaduro yateye imbere, bavuga ibintu byinshi cyane yari yakoze. Ariko ikinyamakuru CBN cyanditse inkuru ivuga ngo CBN ni ikinyamakuru The Christian Broadcasting Network, nicyo muri Amerika, cyanditse inkuru ivuga ngo
no surprise in this godless town. Comedian jokes at Golden Globes that no stars thank God. Yavuze ngo umutwe w'inkuru yabo uravuga ngo nta gitangaje mu mujyi wacu utagira Imana. Niko uyu mukomediye yasekaga cyangwa se yaburingaga mu bastar avuga ko nta mustar n'umwibutse gushima Imana. So uyu rero Nicky Grace ijambo yavuze niryo bavuga ko ryabaye rutwitsi. Ni inkuru yanditswe ku itariki ya mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mu mbabarire, bagaragaza yuko Nicky Grace yarengereye. Bikimara kuba nta kintu abantu babumanaga ari bisanzwe, ariko bukeye bwaho ku munsi ukurikiye wa kabiri ibirori byaraye bibaye amasaha 48 ashize. Hari ijambo riba muri mu Bagalatiya riravuga ngo ntimuyobe kuko Imana ntinegurizwa izuru, ibyo biba nibyo uzasarura. Iryo jambo ragero ndibasomera Abagalatiya, numva ari igice cya kabiri cyangwa Abagalatiya, ariko iryo jambo rirahari nubwo ntakwirirwa nsubira inyuma ngo nge kurisoma. Haravuga ngo ntimuyobe kuko Imana ntinegurizwa izuru. Hari irindi jambo Imana yivugiye, yaravuze ngo ndirahiriye. Ni ikintu Imana buriya ibintu byose wabikiniraho, ibyo abantu bose bakora wagerageza ugakina, wagerageza ugakora ukavuga nta kibazo, n'abastari ni ibyamamare ntacyo bibatwaye, ariko Imana yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzigera ni Imana yabivuze ngihundi cyangwa ibishushanyo bibajwe. Birashoboka ko abantu bakina bagakomeza rwose kuba batavuga mu Imana ntacyo byari biyitwaye, kuko Imana ntijya guhangana, Imana ntihangana. Ariko ndagira mbabwira ijambo ryavuzwe na yitwa nde, kubera ko iyo urimo urakora inkuru nk'izi ngizi ugerageza gukotinga abandi ibyo bagerageje kuvuga, yitwa sorry nshobora kudahita mubona neza, ariko yakoze inkuru iteye ubwoba avuga ngo abastari bo muri Hollywood bagerageje gukwena Imana, nayo ibereka ko ari Imana ishobora byose. Niko yavuze. Ariko yitwa ni umugabo w'umunyamerika nawe wakoze ikiganiro ku kinyamakuru cye, n'urubuga rwe n'umubloga, yagaragazaga ko barengereye ubwo batinyutse kuvuga mu Imana, bakagaragaza ko ngo nta cyubahiro ibonye aho ngaho. So icyo nshaka kuvugaho mu by'ukuri Imana ntabwo iri muri competition n'abantu rwose, icyo cyo mukimenye. Imana ni Imana yihagije, Imana ni Imana ifite imbaraga, ariko nanone iyo bigezaho abantu bashobora gukinira ku izina ryayo. Bari abantu ibintu bamaze kubaka n'ibirebire, bubatse science, bubatse technology, bubatse ibintu binini cyane, bagaragaje ko Imana batayikeneye mu bintu byabo byose. Bageraho bimventinga ibindi bintu, berekana ko Imana ari idakenewe. Nigeze kuvuga ikintu, kubera icyo ubukristo buri gihe abantu babukinira nuko butagira babuvugira. Nko muri no nkuru no kuri Good Morning America berekanye ko uyu mugore Nicky Grace yamokinze ndetse na Catholicism. Ubu n'abakatolika yari bamokinze kuko yaje yambaye ingofero ya papa. Murabyumva iyo bano ba host iyo bari mu birori, agenda umwanya umwe akaza yambaye imyenda imeze gutya, undi mwanya akagaruka. None yagarutse yambaye ingofero ya papa. Abantu barabyamagana, barabati no ati warengereye aho ngaho. Ngira ngo hariho na declaration zakozwe zigaragaza yuko yarengereye aho yashatse gusuzuguza Katolika, ko yari yambaye ingofero ya papa. So ngira ngo igikomeye nashaka kuvuga ku cy'ubukristo, bigeze gukinisha abantu muri Hollywood gushaka kuburinga cyangwa se kugaragaza ko imyizerere y'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati ngo ifite ikibazo, ariko icyo gihe filime bahise bayibakuzaho. Ariko uyu munsi baraza bagasuzugura ubukristo. Ese igihe kirageze ngo bya bindi abantu bizeye babwiwe yuko hari igihe kizagera cyangwa se antikristo agakora ku mugaragaro, igihe cyaba kigeze. Kuko ijambo ry'Imana Paul yandikiye Abatesalonike yaravuze ngo nuba amabibarane y'urya mugome aracyariho, ariko arakora mu buryo bw'ibanga. Ndumva ari mu Batesalonike igice, kanze ndebe ko ndibona ndibasomere. Ariko twakwibaza se
amayoberane y'urya mugome yaba atangiye kugaragara, kuko baragaragaza ko Imana ari ikintu badakeneye. Nibo babivuze, baragaragaza Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo kandi reka mbere ku murongo wa 5 kamere hejuru ku murongo wa 3, ntihakagire uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengo, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bavandimwe mu kuri iki kiganiro turi kumwe kuri Agape TV, ndashaka kubabwira ijambo. Mu by'ukuri bano bantu kuba bavuga ibyo bavuga none ntabwo ari bwo bwa mbere. Bagaragaje kenshi ko bamwe muri bo n'abateiste ntibizera ko Imana ibaho, abandi bo muri bo bigeze kuba bizera ko igihe kiragera babona ngo ibyo bizeye bidashoboka. Abandi bo muri bo ni abantu bahora bagerageza gukinira ku myizerere ya Gikristo, berekana ko ibyo kwizera kwacu ngo ari ukubusa. Ndagira mbabwire ijambo ritangaje. Ni Petero waryanditse, kubera yuko iyo mvuga ibi ngibi mbashaka yuko byibura ugira ikintu usigarana. Petero yanditse amagambo akomeye kandi ndebe ko mitanyabona. Yaravuze ngo Petero ni Yohana yaravuze ngo urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere, urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo igice cya 5, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Kristo ari umwana w'Imana. Hanyuma rero umuntu yakwibaza ati none biracitse Antikristo arakoze ku mugaragaro. Izo teori sinshaka kuzitindamo, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Aba bantu bakimara kuvuga ibi ngibi, nama conspiracy ari hano hanze, ni ibivugwa ntabwo mbihamya. Biravugwa yuko uyu muriro batazi ikintu cyaba cyarawuteye. Nyuma y'amasaha 48 bagiye kubona umujyi urahiye. Mwibaza Amerika imbaraga ifite. Amerika yabuze kajugujugu zijya kuzimya umuriro. Amerika yabuze powders ziri chemical powder, zino chemical powders zijya zizimya umuriro. Amerika wakwibaza yabuze amazi ahagije. Mwibaze ngo basanze naho zinde ba Trump avuga ngo umuyobozi wa California akwiye kwegura kuko ngo batari biteguye kurwanya ibiza. Basanze California nta mazi yararimo. Ubundi bajyaga basanga, murabizi ko barastokinga ibintu bikameze neza cyane. Ngo basanze nta mazi yarari ku buryo kubona amazi byagoranye, umujyi ukaburi murafatwa urashya. Uyu munsi bigeze muri hegitari zigera muri 20 zararenze z'ubutaka bwahiye, amazu yahiye, ibikorwa byahiye. Bimaze kugera abantu 16 bahiriyemo. Twabonye abakecuru bakuze n'abandi basaza bakuze bimurwa muri uriya mujyi, abantu 140 bimuwemo. Abantu muri Amerika ngira ngo murabizi kuturusha. Ariko icyo nshaka kuvuga, muratekereza, muribuka ijambo ryabaye kugira ngo Kuro afate ubwami bw'i Babuloni. Ndagira mbibutse, bivuga ko mu gihe cyane Nebukadinezari hararindwaga cyane, ariko ngo abarinzi be nuko ibintu byagendaga kubera ko Imana yavuganye na Kuro ijambo rikomeye kera.
iravuga ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzakujya imbere ataringaniye mparinganize. Y'amagambo Imana yavuze muri Yesaya 45. Imyaka 200 niyo yashize kugira ngo bya bindi byavuzwe bibe. Ariko icyo nshaka kuvuga mwibuke, niba nk'uko byagenze mu gihe cya kera bagasanga umujyi urarangaye bakinjirira rwose kandi yarasanzwe harindwa abarinzi si yunzi bari bagiye, twakwibaza se ibintu Imana ibiri inyuma? Sinshaka kubyemeza, ariko nawe uri mukuru wumva. Ikindi, ese kuki byaje nyuma y'aya magambo yaramaze kuvugwa? Umuntu ari kubyibaza n'abantu bakomeje kubyibaza. Ibinyamakuru birimo Christian Post banditse inkuru ivuga ngo hari inkuru zihari zose byaba ari ibihano by'Imana ku basitari ba Hollywood. Kubera ko uyu munsi ibyamamare bitandukanye biri kurira mu myotsi, bari kurira baravuga amazu yabo yahiye. Urugero, reka mfate zimwe mu ngero zihari. Ibyamamare bitandukanye bikomeje kurira mu myotsi kubera ko inzu zabo zahiye. Witwa Paris Hilton, ba Ricky Lake, Cameron Mathison ndetse n'abandi batandukanye, ni bamwe mu bantu bakomeje kubogoza bavuga ko bakoresheje imbuga nkoranyambaga baravuga ati Los Angeles hahiri ibintu byacu byinshi. Iyo ugiye nko ku binyamakuru bitandukanye bavuga ko nibura abantu 16 bamaze gupfa kubera ko inkongi ebyiri nini z'umuriro zibasiye umujyi wa Los Angeles zikomeje kunanirana guhagarika. Ariko ndimo ndababaza, iri jambo muri kuryumva, zikomeje kunanirana guhagarika. Ibaza America, super power country. Wenda bibaye nko mu bihugu bya Afurika bavuga ati Afurika bararangaye, ntibari bariteguye kuzimya ibiza, inkongi z'umuriro ntibari barabyiteguye. Ariko nahoze numva nahoze ndeba zimwe kubera ko ni ibintu bikiri live hano hose birahari. Hari ibinyamakuru nahoze nkurikirana bavuga bati, ngira ngo ni kuri CNN nigeze kubibona kare, bavuga ngo ni umurongo ufite imbaraga, ngo ufite umuyaga wihutisha, ngo bataza hano uri kuva, barajya kuzimya hamwe bagasanga handi byafashe umuriro wafasha. So ni umuriro ukomeje kunanirana. Ese koko abantu bakomeje kwibaza ni igihano cy'Imana? Nyuma yari amagambo ya Nikki Grace, uriya mu host wa Golden Globe 2025, batinyutse kumokinga Imana, barayisebya, baravuga ngo Imana ni umujyi wabo utagiraga Imana. Okay, niba ari umujyi utagiraga Imana rero turebe kuki subundi bimuye Imana muri Los Angeles, kuki bimuye Imana muri California, kandi Imana ariyo bari bamaze ngo kuvuga. Nikki Grace yaramaze kuvuga ngo God the creator of the universe. None yarageze avuga ngo kandi nta gitangaje ngo ku mujyi wacu utagira Imana. None se California cyangwa se Los Angeles iri out of the universe, iri hirya, iri beyond of the universe? Wabyibaza. Nakarwa se kari ukwako katari muri universe? Nibavuze ngo Kongo ni godless town, ngo ni umujyi utagira Imana. Oh my God, Imana ntabwo izajya yemera abantu bakinira ku mazina y'abantu bagenzi babo, ariko izina ry'Imana ntizigera. Icyubahiro cyaravuze ngo sinzigera ngiye ibishushanyo bibaje. Rero abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bamaze guhunga, basabwe kwimuka bakava muri Los Angeles. Ikindi bikorwa remezo bimaze kwangirika, bamaze kubara amamiliyari arenga 100 y'amadolari amaze gutikira, agaciro k'ibintu kamaze gutikira. Bamwe mu bastari rero ubwo babaraga amazu, imiturirwa y'abastari iri hariya, bakabara amamodoka y'ababahenze babagendamo. Murabiza abastari babagenda mu modoka ahenze, amazu ahenze cyane baba batuyemo. So ubu rero icyo twavuga nuko ikigaragara, amafoto ndetse n'amashusho akomeza kugenda agaragara, bari kwerekana hamwe na hamwe hazimye. Ariko icyo twashaka kuvuga nuko uyu muriro waje, bamwe barakeka ko waraturutse ku magambo ya Nikki Grace. Nikki Grace no mu host wari wakomeje gushimira abantu, batari ku Imana yo yabonye 0. Ibaza iryo jambo yatarivuga rwose, ngo Imana yabonye 0 mu birori byacu, ngo nta mustari n'umwe ageza yibuka. Mu yandi magambo yarimo yerekana ko bya bindi abakristo bakabiza ngo Imana irakomeye, ngo niyo muremyi w'isi n'ijuru, nta mwanya ifite muri Los Angeles, nta mwanya ifite muri Hollywood. Ibi rero studio zose inyinshi zahiye muri Hollywood, amazu y'abakire hariya yahiye, bya bindi bari barubatse. Ijambo ryigeze kuvugwa mu itangiriro, Imana yigeze ngo kumva ngo kutaka kw'abarega i Sodoma, ngo yohereza abamarayika bayo
bagenda bagiye kure ibintu byaberaga hariya. Bagezeyo barimo bagenda mu mujyi Sodomu ni Gomora, ngo umuntu w'Imana witwaga Loti arababona, ngo arabinginga ngo nimuze murari wanjye, ngo arabacumbikira. Ngo amare ko bacumbikira, bigeze mu ijoro ngo haza abagabo batagira umutima, ngo barakomanga, ngo baramubwira ngo turashaka abagabo tubonye binjira aho iwawe. Loti arabinginga arababwira ngo ndabinginze bene data, mfite abakobwa batararyamana n'abagabo, mubakorere ibyo mushaka byose ndabaha, ariko abashyitsi banjye ntihagire umuntu bakoraho. Ngo abagabo barakaye cyane, ngo barafite uburakari butarigera bubaho, ngo baravuga ngo iki kigabo ni igisuke kijejeho, none gitangiye gutegeka ibintu bera muri uyu mudugudu wacu, gitangiye gutegeka, nicyo gitangiye kuduha amabwiriza. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya mu Itangiriro ndumva ari 40 na kangahe. Barangije bamaze gukora ibyo bavugaga, abo bamarayika bafata Loti baramwinjiza, batera babagabo ubuhumyi. Baravuga ngo twiboneye rwose yuko ibyo twaje kureba, twiboneye yuko atari ukubeshya, ibyo baharega ni ukuri. Abo bagabo bashaka gutingana cyangwa se bashaka kuryamana n'abagabo bagenzi babo, bari banza abakobwa Loti yarabahaye, kandi ngo bari abakobwa beza bari batararyamana n'abandi bagabo. Hanyuma rero ayo magambo n'ibyo bintu babonye byabaye uwo munsi byababaje Imana. Babwira Loti ngo, ndagira mu dukurikire, babwira Loti ngo niba ufitemwe abantu muri uyu mujyi, niba ufitemwe abantu hano i Sodoma, niba ufite abakwe baba bararongoye abakobwa bawe, babwire ko hano tugiye kuhatwika, muhunge mugende. Muzi ijambo ribabaje, abakwe ba Loti yarajya arababwira ati mbonye abashyitsi bahungu banjye, mbonye abashyitsi ndabinginze, bazanye inkuru idasanzwe. Menya amakuru yuko uyu mujyi ugiye gushya, uyu mujyi ugiye gushya, kuko abashyitsi baje iwanjye ni abashyitsi badasanzwe. Biri mu Itangiriro 19. None ndabinginze mureke duhunge. Bambwiye yuko ngize favor, ngize amahirwe yo kumenya amakuru adasanzwe, mureke duhunge kubera yuko uyu mujyi uraza gushya. Niko birivuga ngo Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be ngo babigize ibikino. Dimosoza, aya magambo ushobora kuyumva ukumva ni ibikino rwose, kandi ngira ngo na Nicky Grace yumvaga ari ibikino, kuba yavuga ati nta kibazo, Imana ntifite umwanya mu mujyi wacu, nta kibazo, Imana ntifite umwanya mu buzima bwacu, nta kibazo, Imana ntifite umwanya mu kazi kacu ka buri munsi. Yumvaga ari ibikino. Ariko Imana yo ni Imana itanegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niho nshaka gusoreza, ibyo ubiba nibyo uzasarura. Uyu munsi aba bantu mvaga bakomeye, ariko barimo bararira mu myotsi. Uzomye inkuru, abangaba yitwa kanze ndebe, yitwa hari inkuru z'abastari by'amare bavuze ngo amazu yabo yahiye. Mu batangaje harimo uwitwa Spencer Pratt ndetse na Heidi Montag. Bamwe bakomeje gutaka, bavuze ko urugo rwabo rwibasiwe n'inkongi y'umuriro, kimwe n'abandi bantu bakomeye nka Cameron Matheson na Rick Lake. Bavuze ngo amazu yabo bari bamaze igihe kinini babamo yahiye. Mu yandi magambo, ibyo bari bamaze igihe kirekire barubatse nk'ubwami byarimbutse rwose. Uyu munsi bamwe bari kurira mu myotsi, bari kuvuga ngo baraza guhera kuri zero. Abandi bakomeje kuvuga yuko ese ni igihano cy'Imana cyageze kuri uyu mujyi, ese Imana yabishaka kwitura ibi byamamare byashatse kwerekana ko idafite umwanya mu buzima bwabyo, ngo ibyereke ko ariyo ifite imbaraga hejuru y'ibyo batekereza, kuko Imana ifite imbaraga. Uwitwa Tina Knowless yavuze ngo ni umubyeyi w'umuhanzikazi Beyonce, yifashishije urukuta rwe rwa Instagram agaragaza agahinda ke kuba inzu yabo yarahiye. Inzu yabo yakundaga cyane yari iherereye mu mujyi wa Malibu, irakongoka yose. Mama wa Beyonce, inzu yabo yahiye irakongoka. Yavuze ngo hari ibintu yakundaga cyane byari birimo, bari baherutse kwizihiza isabukuru y'imyaka 71 abayeho y'amavuko mu cyumweru cyari cyashize. Abitwa ba Billy Crystal yavuze ni umukinnyi ukomeye cyane wa filime
akaba n'umunyarwenya muri Amerika n'umugore we Janice bagaragaje ko inzu yabo bari bamazemo imyaka igera kuri 40 yahira kongoka. Bavuze agahinda bari bafite cyane. N'abandi batandukanye abitwa ba Jenny Ayiko bavuze ko imitungo yabo yahira tikira. Abastari bakomeye cyane bahariya n'abandi batandukanye bavuze ko ibintu byose bari barubatse byahiye biratikira. Uzi ikintu cyabaye? Imana nifite imbaraga hejuru y'ibintu byose. Turasoje. Imana nifite imbaraga hejuru y'ibintu byose. Mbere yuko nsoza, ese nawe ufite ibintu wubatse bikomeye mu buzima bwawe? Wubatse ubwami bukomeye? Harimo abantu baba umunsi umwe ngo umuntu umwe yigeze kuvuga ati yewe ngubu ndakomeye, ndatunze, dore mfite ibyo nahunitse, mutima wanjye ishime rwose, mutima wanjye nezerwa, urya unezerwa rwose, kuko naguteguriye ibintu bikomeye cyane. Hanyuma y'ibyo ngo ijwi rimugeraho ngo wa mupfapfa, ibyo waruye ko bizaribwa n'abandi, kuri bunyaga ubugingo bwawe, ibyo waruye uzabisigira nde? None ndashaka kukubaza, mu buzima bwawe iyo uvanye mu Imana, ibyo uruhira uzabisigira, uzabimaze iki? Kutazabijyana. Soreje hanga. Imana ibaho umugisha. Turabakunda cyane. Hano ni kuri Agape TV tuvuga ibijyanye n'ubukristo, kandi icyo tugamije nuko abavutse bwa kabiri bubakika, ndetse n'abatarizera umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakamwizera. Kuko hejuru y'ibyo abantu bakora, hejuru y'imiruho, hejuru y'ibyo abantu bavunikira, nagira nkubwire yuko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Hejuru y'ibyo ukora, imirimo myiza ukora, imirimo mibi ukora, ukwiye kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko hirya y'ibyo ngibyo, hirya ya Kristo nta bugingo buhari. Kuko Kristo yaravuze ngo ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yohana yaravuze ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo. Hirya ya Kristo nta bugingo. Imbaraga zose wakoresha, ibyo uruhira bizaribwa n'abandi. Ariko n'ubufite Kristo uzabika ubutunzi bwawe muri we, kandi ubutunzi bwawe buzafite agaciro, uzabukoresha kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Ndasoje. Imana ibaho umugisha kandi Uwiteka akomeze kubarinda. Bari muri Amerika ngira ngo ibyo ngibyo mwarabibonye cyangwa muri no kubyumva cyane, no mu bindi bihugu mwabibonye. Ariko icyo nashaka gutindaho cyane, mumenye ko hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imirimo y'abantu ibyo bahibikanyira bakavunika, Imana ikabura umwanya. Wabuze umwanya wo gusenga, uzumva umuntu avuga ngo genga urumva ngo akazi kabaye kenshi. Hejuru y'ibyo byose Imana iracyariho, ifite imbaraga ziruta izawe. Ngurumva ngo abantu bose bakakubura, ngo nagira nkubwire ko ibyo uvunikira byose wimuye mu Imana yabitumura nk'umurama utumuka. Imana ibaho umugisha. Reka dusoreze hano, singamije gutera umuntu wari wese ubwoba, ariko icyo ngambire kukubwira, wizere Kristo, nibwo imirimo yawe uvunikira izaba ifite agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye mwami Yesu kubw'ubuntu bwawe. Ijambo ryawe ni ukuri. Waravuze ngo umuntu nanyizera azahabwa ubugingo, kuko muri Kristo Yesu niwe harimo ubugingo. Icyakora bamwe bose bakizera izina ryabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hirya ya Kristo nta bundi buzima buhari. Imirimo tuvunikira, amazina twubaka akomeye, fame n'ibindi bijya bidutwara bikadushuka, tukibwira ko turi abantu b'ibirangirire. Ariko hirya y'ibyo byose umuntu yandikiwe iminsi yo kurama. Bibiliya ikavuga muri Yobu ngo kandi kurama kwe kose ni guke, ni kugufi, ngo kandi iminsi ye y'umuntu yuzuyemo imiruho rwose, ibyiratwa byawe ni imiruho. Turakwinginze ariko muri Kristo Yesu harimo amahoro, umunezero n'ubugingo bw'iteka. Turakwinginze kugira ngo abantu bashirirwe Kristo kurusha ibyo abantu bose bavunikira. Hirya ya Kristo nta buzima buhari, ariko umuntu yari muri Kristo Yesu. Haleluya. Abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose yabishize. Turagushimiye, turakwinginze kugira ngo utwigishe kuba iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, kuko ijambo ryawe niko ryavuze. Ibyo byavuzwe n'umugabo w'umunyabwenge wakwibona witwa Mose. Aravuga ngo utwigishe kuba iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kandi iyo baravuga ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo abantu bavunikira, ibirushya abantu, ibitwara abantu, ibibamarira umwanya, nibatesha agaciro, hirya yabyo nta bugingo burimo. Ariko muri Kristo Yesu harimo ubugingo bw'iteka. Uduhe guhishurirwa iryo banga, uduhe kubishurirwa, nibwo tuzamenya yuko uruta ibintu byose.
tuguhaye icyubahiro. Byaravuzwe ngo ngo nta cyubahiro wahawe, ngo nta mwanya wabonyemo, ngo wabonye zero. Uracyari uwa mbere mu buzima bwacu, twebwe abakwizera. Uracyari uwa mbere mu buzima bwacu, uracyari uwa mbere hejuru y'abakomeye, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyembaraga, uracyari uwa mbere hejuru y'ibyamamare, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyembaraga n'abakomeye n'abafite ubushobozi, uracyari uwa mbere hejuru y'abanyamafaranga, uracyari uwa mbere. Nubwo abantu baterana bakaterana bagamije kugupfobya no kugaragaza ko nta mbaraga ufite, turabihamya uracyafite imbaraga. Ndacyabihamya hamwe na bene data dufatanije kwizera, turahamya ko ugifite imbaraga mu buzima bwacu. Nubwo ibi byamamare byaterana, nubwo abana b'abantu baterana bakavuga ngo Imana ntiriho, ariko uriho. Haleluya. Ntiwashyizweho n'amatora ngo tuvuge ngo uzavaho, ntiwashyizweho n'imbaraga z'abantu ngo tuvuge ngo bagukuyeho. Nta wagukuyeho, twisanze ari wowe dutegeka, ari wowe utegeka ibintu byose. Nubwo abantu batakubona, nubwo abantu bataguhishurirwa, muri bya rindi ravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo mwizere nawe. Mwami, uyu munsi harimo abantu bakumva biriya, bakumva ni ibintu bitangaje bisekeje biraho, ariko icyo dusabye ni ukugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu isi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.